abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. No munsi nzirikana cyane kuba wahuye no ku cyumweru, ariko mbere ya byose muratobera twakererewe duturuka kure no kwitegura n'aba bantu bangana gutya n'imfura yabijemo, ariko Imana ishimwe ko tugeze aha ngaho uyu mwanya ugezweho. Munyemerere mwumve ishimwe ryanjye muri jenoside yakorewe abatutsi. Giye nari mfite imyaka 12, ubu mfite imyaka 42. Umugore wanjye yari afite imyaka 8, yajyaga kungana n'imfura yacu ifite imyaka 7. Hanyuma aramvuguruje afite imyaka 8. Ubwo nukuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yabaye umudamu wanjye ngana n'uyu mwana w'imfura yacu. Hari gihe abantu bamenyera ibintu, imyaka 30 irashize, mu myaka 30 nshimye inshuro nyinshi, ariko hago njya mbimenyera iteka ryose nzajya mbyibuka kandi nshimira Imana kuko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Ndababwira mu minota mikeya, ntago ari ubuhamya burambuye, ariko kubera ko mfite intego yo gushimira Imana nicyo nshaka kugeraho, ndabivuga mu minota mike cyane. Nkuko nabibabwiye, jenoside yabaye ngewe mfite imyaka 12. Mu byukuri umwana ufite imyaka 12 aba ari umwana utangiye gusa naho amenya ubwenge, ariko kandi aba ari ntacyo yari yamenya cyane. Ngewe jenoside itangira, papa yaratubwiye ngo ni tuza tubwire, tujya muri salo, twarabana mvukana n'abana 7. Aravuga ngo nibaduhe ibiryo, baduhe ibiryo, baratwongera. Arangije aratubwira ngo noneho buri mwana wese nafata umwenda ashoboye, hanyuma buri wese ashaka hajya. Twumvaga tugiye kumubaza ibibazo byinshi kubera icyo twohereje, kubera iki tugiye, ariko nta mwanya wari uhari, nta nubwo ibyo twari kumubaza yari bubisubize kubera ko nta yandi mahitamo. Ntago iyo shusho nzayibagirwa. Twahise tugenda, buri muntu wese afata utwangushye, buri duca ahantu hatandukanye uko twari 7, ariko ngewe na murumuna wanjye turajyana, twara abahungu 2 wacu. Ntago ndi buvuge histoire yose ukuntu yagenze, ngiye gushimira Imana muri makeya impfu yangijije. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu izi kurinda no gukiza. Ibintu byose ngiye kubyihorera, histoire zose ngiye kuzihorera kuko mfite histoire ndende, ariko ngiye gushimira Imana kandi nzahora nyishima. Niyo iyi tariki iguye bitari ku cyumweru, nshaka abantu nkabashyira hamwe nkababwira ngo nimureke nshimira Imana, kandi numva niteguye kutazamenyera ibi bintu kuko nishimwe rikomeye cyane. Byarakomeye, birakara, birakomera. Jenoside igeze hagati byaje gukomera cyane, n'abana batoya barabadukira. Munsi wa mbere mbona yuko ibintu bitoroshye, hari saa 12 z'igitondo mbyutse. Nkibyuka murumva twabaga mu giturage, nyorera umukingo ahantu ku nzira, mpita n'umugabo ufite icyuma, ahita ambwira ngo ngwino hano. Ndaza, ahita ambwira ngo sanga abandi bana hariya. Bari begeranyije abandi bana benshi cyane bangana nk'aba ngaba. Barangije baratubwira ngo nimutegereze. Bazana abana benshi, baratubwira ngo hari ikintu tugiye kubamaza. Ariko ndababwira ngo ndashonje, ngiye gusaba ibiryo. Hanyuma hano ngiye gusaba ibiryo, mpita nca mu idirishya ryabo ndabacika. Mpita ngenda njya ahantu ku mugezi witwa Kayumbu. Imvura yaragwaga nyinshi, ntago nigeze mbona kuri kuzura. Naragiye nicara mu masaka, amazi aranyuzuraho, ntago nabonaga ko wantwara. Gusa icyo nshimira Imana nuko nicaye ngaho kubera n'ubwoba, amazi ntacyo yarambwiye, arandengerangera nk'aha nicaye, ariko amazi ntiyantwara. Ngarutse nsanga kubera ko bambuze, baravuga ngo mushaka umwana w'inzobe. Nari inzobe cyane. Mushaka umwana w'inzobe waruri hano, ngo ni mu mubura. Uyu aha hantu mwabahishe mwese turabica, ngo kandi turagaruka saa 11. Hanyuma abagize Imana babona ndaje rero,
banshyira aho ngaho baraturinda. saa 11 haza igitero kirimo abantu benshi cyane, kiravuga ngo wa mwana yabonetse, badushyira imbere baradushorera baradutwara. nari ndi kumwe na bashiki banjye, ngo twari twaragezeho turabonana, twari dufite kabucura kanganaga n'uyu nguyu. Yesu ashimwe cyane. Kabucura kacu kari agakobwa kanganaga n'uyu, kagira ubwoba, karambwira ngo ngaho ibiryo, ariko kubera ko twari dufite ubwoba naho nari bubikure ndagacecekesha, nta biryo bihari. Bahita badushorera batujyana ku cyobo. Reka mbabwire Imana ivuga. Yesu ashimwe cyane. Badushoreye baratubeshyaga kuko twari abana nk'ijana, babonaga ko turi bubacike, baratubeshye ngo bagiye kututwara ngani Kabgayi. Hanyuma tugeze ahantu ku mashuri, ngewe numva ijwi rirambwiye ngo, kandi nari umwana w'imyaka 12, nta nubwo nari nyijejwe, numva ijwi rirambwiye ngo ntago babajyanye Kabgayi, babajyanye kubica, ngo hagarara usubire inyuma. Abari badushoreye bari benshi, nahise mfunga feri ndahagarara. Icyambwiye yuko ari Imana nuko banciyeho abana bose n'interahamwe zashaka kutwica, nuko bancaho nibambona ndakomeza ndahagarara. Bageze nko muri metero 10, ngiyewe mpita nsubira inyuma, mpura n'umusaza arambwira ngo wa mwana we, nguruhije abantu igihe kirekire, ngo ubu noneho nibagufata, ngo dore abandi bigira Kabgayi, ngo nibagufata barakwica nabi. Nakoresheje uko nshoboye, uko aho twari tugiye bari bahanyeretse, bari bahatweretse, ndirukanka mbatangayo. Ngiye kubona ntago nabatanzeyo, ahubwo dusa n'abahuriyeyo. Ngiye kubona mbona batangiye gufata abana babanaze mu byobo. Mpita mfunga feri, hari insina mpita nihishamo, mpita mera gutya, ariko nkareba ndebana n'icyobo. Ngiye kubona mbona bafashe kakana twari tuvindimwe, ndakabona neza. Murumuna wanjye wankurikiraga mbona baramubwiye, yari agafashe gutya ngo rekura hejuru y'icyobo, ayanga kukarekura. Yanze kukarekura bamukubita impiri hano, none ahita karekuriramo. Barangije nawe bahita bamusunika, mitambura imbaraga, mitambura ubuzamuka, ndakomeza numana n'insina. Abana bose babanaga mu cyobo ndeba. Barangije bafata ibipito babanagaho. Ubwo aho ngaho hari harimo mushiki wanjye mukuru nakurikiraga, na murumuna wanjye witwa Mutabazi wankurikiraga, na mushiki wanjye wundi witwa Olive, nako kana kitwa Claudine. babanjemo abana b'impinja n'abandi batoya. Abo babanjemo bose bahita bapfa. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana yanyijije urwobo. Nijoro habonetse abagira neza babakuramo, bamwe babakuramo bakomeretse, abandi bapfiramo. Muri urwo rwobo havuyemo murumuna wanjye n'ababashiki banjye babiri bavuyemo, hapfiramo kakandi gatoya kanganaga nk'uyu. Ubwo ngubwo turongera turabonana mu ijoro bakomeretse. Hari ibintu bikomeye cyane ntabasha kubisiporuta. Mwami wanjye Yesu, ndangije ako kanya nyuma y'iminsi 2 baratubwira ngo noneho ngo mugiye gupfa urundi rupfu. Baduha tiyoda ko batabizi bo mu mujyi, no umuti wica cyane, urawunywa ugahita upfa. Baduha tiyoda bayiduhaye mw'abantu mwe, nanjye ntago nari bw'inyagambure. Baratugabanyije batugabanya ngana. Tiyoda iyo unywe agapfundikizo kangana n'amazi ariyo ya Nili, kari agapfundikizo ka Nili, urapfa. N'akayiko karakwica. Ariko twe baduhaye icupa batugabanyamo turi 4. Turanywa, tumaze kunywa sinjye wahera. Nyuma y'iminota nka 30, nyuma y'igihe gitoya twahise dutangira gupfa. Ngewe ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi. Numvishe mbaye ukuntu ari nk'urwembe bafashe bashyira mu nda, nakwinyega nkumva barimo gukeka, nkumva ahantu hose. Tiyoda iratuzengereza. Hanyuma dutangira gusamba. Ku munsi wa 4 ngewe ndazuka. Nzutse mbona abavandimwe banjye ubwo twanywe turi 4, mushiki wanjye mukuru no nakurikiraga na gashiki kanjye gatoya kitwa Olive. Nzutse mbona bapfuye, mbona bameze nk'abapfuye barimo gusamba. Ariko hashize nka 30 minutes ako kana kandi kitwa Olive gato gahita kagira gutya karashiguka, gakanura amaso, gahita kamfata mu nda, gahita kambwira ngo ndapfuye.
gahita gapfa. Icyambwiye ko gapfuye kahise kanaga ijosi. Biriya bintu iyo bibayeho uhita uba mukuru bihita byizana. Hanyuma kitabye Imana birarangira, na mushiki wanjye nakurikiraga mu minota mike mu gihe gitoya nawe ahita yitaba Imana, ariko we apfa tuvuganye. Yesu ashimwe cyane. We yari umupanekote, ndashaka kubabwira ko agakiza ari keza. Agiye gupfa yarabimenye arandembuza, arambwira ngo reka nkubwire ngo tuzahurira mu ijuru nidupfa twese, atariko we nubaho uzansangayo kuko ngewe ndagiye. Ndabibona yuko mpfuye, ankora mu kiganza arambwira ati tuzabonana, ngewe ndagiye kandi ngiye mu ijuru. Abarapfuye abaragiye nawe, mbasigaranye na murumuna wanjye. Ngewe ubwo nabyibagiwe bya Theoda nazutse, kandi iyo minsi yose ntacyo twaryaga ntacyo twanywaga nta. Ngiye gusoza, dusoje amaze gupfa, murumuna wanjye kubera kugwa mu cyobo no n'ibibeto bamumennyeho, we n'ubundi yari yaraboze amaguru n'ubundi adashobora kugenda. Hanyuma interahamwe ziza kumenya ko hakiri abana babiri b'abahungu bakiriho, baza rero kutwica. Baje kutwica, umugira neza umwe araza arambwira ati wa mwana we ndabona ukiri muzima, shaka ukuntu ugenda, bagiye kuza kukwica. Ndahunga ndiruka, nirutse murumuna wanjye asa n'umfata ariko ndamwiyaka. Arambwira ati mbabarira dupfa. Ndamubwira ntago dupfana. Ako kanya bahita baza baramufata baramujyana, bahita bamwica. Ndimo kuvunagura, ntago ndimo kuvuga andetayi kugira ngo ntabarambira. Bamutangiye amafaranga 200, ndababwira uko nabimenye. 200 baramwica. Ako kanya bamaze kumwica nanjye baraza baranshaka barambona. Hari umuntu w'inshuti yacu kera, ubwo niwe wamutwaye, amutangira ibiceri 200 ngo ubwo yaramugiriye neza, ngo ntisi umwishe ngo yicwe n'abandi, ngo yabanye na papa. Noneho nanjye araza aranshaka aravuga ati mwana wanjye nabanye na so, ngo no tugende, hari ahantu heza nkujyanye. Ntago nenzi ko agiye kunyica, ntago nenzi ko murumuna wanjye yapfuye. Aranjyana angeza ku rugo rw'ahantu bishe murumuna wanjye, aho yaragiye kuntangira amafaranga ngo banyice. Arambwira ngo hagarara handaje. Ahita aca inyuma ajya kuvugana na wa muntu, aramubwira ngo nkuzaniye undi mwana ngo mwice. Noneho ngewe aho yansize nkaba ndamutegereje nzi ko ahandi tujya. Umuntu wese uhageze hari ku nzira agahagarara akandeba. Abadamu muzi kuntu bagire mosiyo, nkajya numva baravuga ngo yewe ngo iki cyana ngo kunari ikiyobe, ngo kunari cyiza, ngo yewe ngo ubuse ngo barakica. Nkumva baravuga ibintu ntazi. Ngewe mpita nkurikira wa mupapa waruntwaye, ngeze nko ku nguni y'inzu numva bananiranwa ibiciro. Numva arimo kumubwira ngo urama 300 nguriye ngo yari muto. Undi akamubwira ati nawe ndaguha 200 ngo umunyicire. Ngo mbabarira. Barakomeza bavuga n'ibiciro. Nduma numva napfuye. Ndangije nigira inama yo kuvuga ni rero reka njye mu gikari cy'umuntu iruhande rwa toilette, nibanyica bayinagemo nta kundi. Ndagenda nihagarariraho nifata mu maso. Igitangaza gikomeye cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Baraje baranshaka barambura pe, kandi ngewe nkababona nkumva baritonganya, nkumva nababwira ati ndi hano, ariko mu by'ukuri ntibambona. Imana ibahuma amaso. Awi ndarokoka, mba ndarorokotse. Urwo ni urupfu rundi. Ndangije ndagenda ntazi iyo njya, nari mutoya. Nza kugera ahantu njya ku ishuri kwiga. Byageze aho muri jenoside baravuga ngo abana nibajye kwiga. Noneho nanjye ndajijisha njya kwiga. Ngiye kwiga, noneho umunyeshuri twiganaga ntavuze izina ahita avuza induru, ajya kunaga muri toilette. Azana n'abandi bajya kunaga muri toilette, kandi bari abana pe. Noneho bangirije ku muryango wa toilette, hari ikintu twitaga kadende bavuzaga abanyeshuri ngo binjire. Bavuza kadende, abana kubera batinya barimo bahita biruka, basiga aho ngaho. Mba ndarokotse. Ndashaka gusoza ibintu bikurikiyeho, ntago nabivuga kuko nafata umwanya muri literaniro. Nasimbutse impfu nyinshi, ntago mbifata nk'ibisanzwe. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ihimbazwe.
iyo mbona umwanya nari kuvuga detaye kuko nabonye ibintu byinshi, ariko Imana ishobora byose himbazwe kuko yandinze. Nyuma ya jenoside rero ndasoje ubwo, hakoze umushumba kuko amaye umwanya, numvaga ndimo gutindira iteraniro. Uko narokotse rero, nari mfite mushiki wanjye mukuru, mushiki wacu mukuru yari inkumi yo gusabwa n'ubundi. Jenoside yabaye ari baragiye muri bya bindi bita gacaca, ariko atarakora ubukwe. Umufiyanse we yabaga i Kigali, yari yarabaye bloke atagera mu giturage kubera nyine jenoside. Hanyuma jenoside ikiba, hari undi muhungu wari waramukunze ariko ataramukunze. Ikiba yahise azamubwira ati n'ubundi ugiye gupfa, ngwino tugende, ngewe ndagutwara ntacyo uzaba, ngwino tugende. Abaramutwaye, icyo gihe babyitaga kubohoza, yego. Abaramutwaye, ubwo uwo nguwo abavuyeho, abarashyingiwe muri jenoside. Turaburana, ibyo bintu byose byatubagaho. We baramutwaye yarashyingiwe muri jenoside. Noneho ukuntu rero y'Imana ishobora byose, Yesu ashimwe cyane. Maze gusigara nge, ubwo mu bana bose tuvukana 7 bagiye bapfa umugenda, nari nsigaye njyenyine na mushiki wanjye washyingiwe tutazi ibye. Ubwo nsigaye njyenyine, nahise afata inzira, ndavuga ngo ndagiye, mvuye kuri ako gasozi batazahanyicira, ariko ntazi iyo ngiye. Mfata inzira ndatumika, ariko ni nka y'Imana. Ndagenda bunyiriyeho, hari ahantu hari icyuma abantu baba mu giturage gisya ikawa. Noneho by'abana mpagera nka 2 z'ijoro, hari ukwezi, bitangenda ndagikinisha. Ntangira kugikinisha, nkabona ni byiza, nkabona nta muntu uhaca, nkabona nta muntu uhari, nkumva nahigumira, ndakomeza ndagikinisha. Kubera kumara igihe ntarya, numva ahantu bakaranze nk'amamesa. Mpita nkurikirana, ndagenda ndazamuka, mpita ngera ku rugo. Kumba aho hantu niho mushiki wanjye bamutwaye. Noneho ngeze kuri urwo rugo, ndahagarara, ngakomeza ngaruzenguruka kubera inzara, nkavuga ati aba bantu bakomangire mbasaba ibiryo, nkumva bari bunyice. Kubera ibikoni byo mu giturage byabaga birimo imyenge, mpita njya guhengereza ku gikoni, mbona umuntu uri gusonga ubugari, ariko mbona yambaye agasengeri, hari udusengera abakobwa bo mu giturage bambaraga icyo gihe, turimo akantu hano sinzi ukuntu batwita, tuba turiho tw'utuderi nyine. Ndakabona ariko sinabona isura. Noneho ndakomeza nditegereza, ariko ngewe narebaga ubugari. Ngiye kubona, mbona isura ya mushiki wanjye, emosiyo ziraza by'abana, numva ngiye kurira, ndazenguruka inzu, ndiruka ku buryo umuntu waho mu rugo yahise yumva yuko hari umuntu inyuma. Bahita baza kunshaka, baranahuza hirya no hino. Noneho bahuruje hirya no hino, hazamo n'abantu nyine, nawe urabyumva. Ndagenda mpita nihisha, bahita bashaka amatoroshi, bahita bantorosha, bahita bambona. Mushiki wanjye ataramenya ko ari njye, bahita banza bati uwahesha, ndabihorera, urakomeza amera gutya. Noneho umugabo wari waramutwaye muri jenoside ahita agenda yiruka, ahita abwira mushiki wanjye ati uzi ko mbonye musaza wawe? Aramubwira ati oya, ati barashize. Arangije araza, ambonye ahita avuza induru, nta kintu bitaye, ahita ambaza ati se Leonira arihe? Ndamubwira ni Leonira yarapfuye. Uwo ni mushiki wanjye. Mutabazi se? Ni Mutabazi yarapfuye. Mukanaka se yarapfuye. Abantu bose mbwiye nkamubwira nti bose barapfuye kandi ndeba hasi. Uwo muntu wamutwaye muri jenoside ahita yiha peni yo kumpisha. Arampisha, agera ubwo ashyiramo umufuka, akajya afata umufuka akawufunga, baje gusaka akawufunga imyumbati gutya na hano, imyumbati ikancura umwuka, ariko nihanga agashyira imyumbati hano ku buryo asigaho akazuru, agashyira hariya muri saro. Abantu baza gusaka bagasaka ahantu hose, noneho we akiyegamisha ku mufuka kugira ngo bamenye bati iyi ni imyumbati yanjye. Kumbe yegamye gutya nawe aregetse kugira ngo atanyica. Bajyaga kugenda agiye nko gupfa,
bamara kugenda turacyahumeka, agahita afungura umufuka agakuramo imyumbati, nanjye ngahita mvamo. murazi imyumbati no gufunga nashize ngahita mpumeka. aramisha nijoro akajya ajya kunkoresha siporo. Imana imuhe umugisha, nzamushimira. naramushimiye ariko nzamushimira buri munsi, kugeza ubwo abantu bose bahunze adusigarana njyewe na mushiki wanjye. aradusigarana, inkotanyi ziza kudusanga ahantu twihishe. inkotanyi ndazishimira aho ziri hose, Imana iziho umugisha. n'iziri muri iri teraniro Imana iziho umugisha. inkotanyi ziradufata zidushyira ahantu, ziratubwira ngo muhumure, mushake icyo murya, ntabwo mugipfuye. Njyewe inkotanyi sinari nzi byari byo, sinari nzi n'abarwana, sinari nzi inkotanyi, sinari nzi nta kintu nabonaga dupfa.